Hey guys, reka nizere ko mumeze neza cyane. Uyu munsi nanone twagarutse kuri Ruby Network. Uyu munsi ngiye kubabwira ibintu by'ingenzi mugomba kuzuza hano muri Ruby Network. Nkuko mumaze kubimenyera rero, Ruby uyu munsi wa none ni amafaranga. Abantu bamaze iminsi ndakeka murabizi neza ko Ruby ari amafaranga. Hari abantu benshi nagiye numva bavuga ngo mbese ibi bintu bya mining ngo none ngo ko bishobora kuba ari scam. Ese nakubaza scam ujye utinya ikintu uyu munsi kiri kugurwa, ujye utinya uyu munsi ikintu kiri kugurwa kandi washoye internet gusa, washoye wenda n'uwo mwanya sibyo, nta kindi kiguzi bigusaba kugira ngo ube uri kuyikora, ariko ugasanga uyu munsi wa none ugasanga iri kugurwa cyane, iri kugurwa kandi iyi Ruby Network itari yaba listed cyangwa se itari yajya ku isoko. Uyu munsi wa none abantu bazifite babonye KYC nibo bazi uburyohe bwo kumininga iyi Ruby Network. Uyu munsi wa none iri kugurwa cyane. Abantu dusanzwe tubana muri group ya WhatsApp murabizi ko iyi Ruby iri kugurwa cyane. Nawe niba utari wiyandikisha muri iyi Ruby Network cyangwa se ukaba wariyandikishije ukaba ukeneye kujya muri group yacu ya WhatsApp, warebera aho ngaho muri comment cyangwa se ukareba muri description, link irimo mbanayipininzemo kugira ngo n'abantu batari bayizamo babashe kuyizamo iyo group ya WhatsApp. Gusa iyi group yacu ya WhatsApp itangira kuganirirwamo guhera muri weekend. Ni muri weekend gusa nibwo dutangira kuyiganiriramo. Utabona uyigezemo ugasanga ngo mbese ngo kifunze. Iyi group yacu ya WhatsApp tuyiganiramo muri weekend gusa. Tuyiganiramo muri weekend gusa. Nawe niba utari wiyandikisha muri Ruby Network, nakugira inama yo kwiyandikisha uyu munsi hakiri kare, bitewe nuko iyi Ruby Network ifite gahunda nziza cyane. Mu minsi iri imbere abantu bayibamo bazaba barabaye aba millionaire. Ushobora kuyibona iyi video, ushobora kuyibona uyu munsi ukavuga ngo bino bintu ni bya bindi by'abaskama cyane ibiscam, ugasanga banze kujoininga iyi Ruby Network. Kandi mu by'ukuri mu minsi iri imbere abantu bayijoininze bazaba bameze neza cyane. Urebe uyu munsi wa none abantu bajoininze Pi Network mu myaka yashize, urebe uyu munsi wa none uburyo bameze neza cyane. Ubu bararyoshye, bari kurya amafaranga, bameze neza cyane. Natwe rero uyu munsi wa none niba urebye iyi video, nakugira inama yo kujoininga Ruby Network bikiri mu buryo. Okay, ikintu tugiye kurebera hamwe rero muri iyi Ruby Network nta kindi ni kuzuza information cyangwa se kuzuza amakuru ajyanye n'imyirondoro yawe. Hari abantu benshi bafungura iyi Ruby Network ugasanga ntabwo bigeze buzuza aya makuru yajyanye n'umwirondoro, kandi aya makuru yajyanye n'umwirondoro abagomba guhura neza n'irangamuntu. Uyu munsi turaza hano kuri my information, hanyuma nitumara kuhagera tuhakande. Nitumara kuhakanda barahita batuzana kuri tableau imeze gutya. Iyi tableau rero turayuzuzamo amakuru ajyanye n'ayari kwirangamuntu yacu. Mubyumve neza cyane, bitewe nuko igihe aya makuru wayujuje ni hahandi usanga nyine baguhaye KYC vuba, cyangwa se ugasanga KYC nyine ugasanga niba bayiguhaye warabyujuje neza, ugasanga wa mwanya wo kugira ute wo kuzuza KYC urihuse cyane, cyangwa se bahise bakwemerera. Hano kuri last name uzashyiramo izina rya kabiri riba ku irangamuntu yawe. Mubyumve neza, uzashyiramo izina rya kabiri riba ku irangamuntu yawe. Hano first name uzashyiramo izina rya mbere, wenda tuvuge urugero niba ari niba ari Nsengiyumva Jean Claude, hariya hambere uzashyiramo Jean Claude, hano hakabiri ushyiremo Nsengiyumva. Simubyumva? First name na last name. First name ni izina rya mbere, last name ni izina rya kabiri. Simubyumva neza? Hano kuri gender ni igitsina. Niba uri umugabo uzashyiramo male, niba uri umugore ushyiremo female. Hano nyine gender ni igitsina cyawe. Okay guys, nkwibutsa gukanda subscribe kugira ngo tuzakomeze kubana kuri aya makuru ya Ruby Network kugeza iyi Ruby Network ibaye listed, kugeza igiye ku isoko. Nkwibutse ko uramutse ufite noze Ruby zo kugurisha, urebe nimero aho ngaho muri description, unyandikire ubundi mufashe kuzigurisha cyangwa se mufashe kuzigura. Noneho uramutse ufite ushaka gukora wenda urugero ushaka gukora KYC uramutse ushaka gukora KYC wanyandikira nkakurangira uburyo wabasha kubonamo Ruby zo gukora KYC. Urabona hano kuri date of birthday, no kuvuga ngo hano ni amatariki y'amavuko. Guys, mwibuke neza ko hano wuzuza ibintu biri kwirangamuntu.
wuzuza ibintu biri ku muntu kugira ngo igihe baguhaye KYC kugira ngo bitazagira ute bitazaba failed cyangwa se bitazanga nyine. Hano ni email yo ndakeka hano yo iba yarishyizemo, hano email ihita yishyiramo igihe uri gufungura account, hano email ihita yishyiramo ako kanya. Nanga kuri phone number I think ko na phone number nayo yishyiramo, ntabwo nibuka neza ariko na phone number yishyiramo nayo ubanza yiyuzuza. Hano kuri email na phone number ubanza byo byiyuzuza, ahangaha kuri phone number ubanza yiyuzuza. Guys, nkomeza kukwibutsa niba uri mushya muri Ruby Network, referral code murayibona niyo ngiye yanditseho Darius 250. Niba uri mushyashya murabizi ko iyo ukoresheje iyi referral code hari bonus babasha kuguha. Hari bonus babasha kuguha kandi umuntu winjemo ntakoreshe referral code, ndakeka ntabwo byakunda adakoresheje referral code. Uko byagenda kose biba bigusaba gukoresha referral code. Rero iyo niyo Darius 250. Nkibutse ko iyo wakoresheje referral code yacu tubasha no kugusobanurira, nyine uratwandikira kuri WhatsApp tukajya tugusobanurira utuntu tumwe n'utundi. Urumva nyine ko uba ugize amahirwe yo gusobanurirwa. Hano country ni igihugu, hano ushyiramo igihugu mbega nyine igihugu urimo. Niba uri mu Burundi hano ni Burundi, niba uri mu Rwanda hano nyine ni Rwanda. Noneho hano kuri address, hano address ahangaha, hanyuma hano address ushyiramo ahantu herereye. Tuvugende urugero, niba uri mu Rwanda ugashyiraho Kigali, niba uri mu Burundi ukaba uri mu Bujumbura ntugushyiraho Bujumbura, niba uri Uganda ukaba uri Kampala ntugushyiraho Kampala. Hano nyine ushyiramo umujyi w'ahantu uri cyangwa se umujyi w'ahantu barizwa. Mbibutse ko hano bizadufasha igihe turi gukora KYC, bizadufasha guhita batwemerera KYC yacu itagize ikibazo. Bitewe nuko hari nk'igihe usanga hano amakuru warayujuje ariko wajya gukora KYC ugasanga bahise bakwangira bakakubwira ko hari amakuru utigeze uhuza neza n'irangamuntu, ariko nuko bikugora, ariko nyine biza kugera igihe bigakunda, nyine uza kubikosora, ariko nyine urumva biba byabanje kukugora. Niyo mpamvu ngewe ngerageza kubakorera akantu ku kandi kugira ngo ibintu tubijyanemo ku murongo, kugira ngo nitugera n'igihe iyi Ruby Network izaba listed, kugira ngo nzabasobanurire n'uburyo wabasha kugurishamo Ruby zawe byose. Nkibutse ko nkomeza kukwibutsa ko ubu ngubu Ruby ni amafaranga. Abantu babonye KYC barabizi, kandi mbibutse ko KYC uyibona umaze iminsi 30 uri ku mining, warabonye Ruby 30 umaze, hari n'igihe birengaho, ariko akenshi ubundi abenshi bazibona hashize iminsi 30. babona KYC hashize iminsi 30. Abenshi nyine. Gusa nabonye abantu benshi nyine twatangiranye iyi Ruby Network, nabonye abenshi twarayitangiranye, nubwo harimo abatangiye mbere bari muri groupe yacu barangije kubona na za KYC, ariko abenshi nabo twatangiranye natwe, kandi murabona ko ntabwo twe twabona KYC bitewe nuko urumva nyine ntabwo twe twamaramo uko kwezi. Gusa muri iyi minsi kubona KYC byari bisa naho biri gutinda bitewe nuko hari ibintu bari kuvugurura muri Ruby Network.